So guys rero reka twigane ikintu kimwe kimeze gutya. Hari ukuntu usanga muri telefone yawe uyihaye nk'umuntu cyangwa se ugasanga SMS zaragiye zirasibwa ugashaka SMS ukazibura. Uyu munsi rero muri iyi video ngiye kubereka ukuntu wagarura SMS zasibwe muri telefone yawe utabishaka, cyangwa se watije umuntu telefone yawe ugasanga yasibye SMS zawe kandi ari SMS z'ibanga uzakenera mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nta kundi rero urabigenza, uraza muri Play Store cyangwa muri Galaxy yawe bitewe na browser ukoresha uri kudownloadinga ama app. Turaza nka hano dushake Google Play Store yacu, Google Play Store turaza tuyandikemo, dore ngiyi hano. Dufungure Google Play Store, niturangiza tujye muri app turebe hano nta ntuza dufite, nta internet dufite. Ndakutsa ko nyine iyi nta kintu wa downloadinga udafite internet. Urahita uza rero uze hano muri search wandikemo ngo SMS gutya backup gutya. Numara kwandikamo gutya SMS backup, haraza ama application menshi, ariko ngiye kwereka application uraza guhitamo kubera ko ngewe iyi app yitwa SMS backup narayidownloadinze. Urahita uyidownloadinga utegereze, numara gutegereza iraza kuzura. Nimara kuzura urahita uza usubira inyuma urebe ya application yawe, urasanga yagiyemo. Dore niyi ni gutya iraba imeze, iyi muri kubona hano kuri aka kantu. Iyi ngiyi SMS backup urayibona hano, uraza uyikandeho irahita ifunguka imeze gutya. Barakubwira ngo set up a backup. Hano baba bari kukubwira ngo ugiye guhitamo ikizajya kiza, kuko iyi application ntabwo ari SMS igarura gusa, igarura na call wahamagawe muri telefone yawe. Urahita uza hano ukande hano handitse set up backup. Numara gukandaho barahita baguha message na call log. Hano baba bari kuguhitishamo, urahita uza uhitemo kuri SMS. Ubwo urahita ufunga kano ka call log nka gutya mbikoze. Numara kugafunga uraza ukande hano kuri izi next, ukandeho paka zirangiye. Barahita bakubaza hano ngo hitamo ahantu SMS zizajya ziza. Ese uzahitamo kuri Google Drive yawe, uzahitamo kuri Dropbox yawe, uzahitamo kuri OneDrive, cyangwa uzahitamo your phone? Icyiza rero nk'abantu mbashaka kugira ngo mbagire inama, nk'abantu baba mwarakoze subscribe kandi munakorana notification nyine kugira ibintu byacu bibe bibageraho, uraza uhitemo hano kuri your phone, kuko ntabwo wajya kuzireba kuri Google Drive udafiteho megabyte. Uraza hano ukore kuri your phone uhafungure nk'uko mpafunguye. Numara kuhafungura bahita bakubwira ngo internal app folder cyangwa your own folder. Uraza hano wemeze kuri OK, baba baguhitiyemo kuri internal app folder, ukandeho gutya. Numara gukandaho urategereza, utegereze gatoya biraba biri gukunda. Hano reka nze nkwereke ukundi kuntu wabigenza. Aha harimo inzira ebyiri, ariko iriya nari nkubwiye ni iya mbere. Reka nkwereke n'indi ya kabiri bikora ugeze hano. Hano ushobora naho gukanda kuri next gutya. Wamara gukandaho ngo do not remind me again, ngo ngera unyibutse. Uhite ukanda kuri aka kantu, uhite ukora kuri yes. Numara gukora kuri yes barahita bakuzana kuri setting, bavuga ngo to ensure reliable shared backup you need give us permission, set alarm and remind to top setting. Nyine barakubwira ngo ubanze ufungure permission. Hano permission bagusabye ni ya backup, urahita ukandaho. Nurangiza uze hano kuri SMS, barahita bakujyana kuri application SMS backup and restore, ufungure hano. Numara kuhafungura urahita ugaruka hano hino, bahite bakubaza ati se ushaka ko SMS zajya ziza zikora backup ryari? Ese buri munsi, buri cyumweru, cyangwa buri saha? Wewe nk'uko nabibabwiye, buriya dukwiye gukora ibintu biciye mu mucyo kandi ibintu bitarimo ibintu byo kubeshya abantu. Urahita uza hano ukande hano kuri weekly, buri cyumweru. Numara kuhakanda urahita uza ukore advanced option hano gutya, ukande hano.
numara gukanda disable ufungure kano kantu muri kubibona ukuntu ndi kubigenza, noneho uhite uzo ukande hano ngo backup nawe uhite ukandaho. Numara gukandaho urabona ko birarodinga bigere ku 100, urabona ko bihise byemera. Noneho tugiye gucekinga rero turebe ko bya bintu byemeye. Back nawe murabona ni hano twakanze, tugiye kureba ko bya bintu byemeye. Urahita uza hano rero tujye muri message dusibe message nk'urugero imweya, message imweya reka tuyisibe turebe ko mu by'ukuri koko kwiraza hahandi. Reka dusibe iyi turi kubona ya Airtel, izi ngizi za Airtel reka aba arizo dusiba hano, tuzisibe. Urabona ko twayisibye. Noneho kubera ko twayisibye duhite dusubira inyuma tujye kureba mbese ko tuyisibye iraza handi kuri ya app yitwa SMS backup. Urahita ukandaho. Numara gukandaho rero urahita uza hano kuri utu tuntu tubiri, numara kuza ku tuntu tubiri hari aho barakubwira ngo home cyangwa aho barakubwira ngo iki, we nta kindi kintu urakora, urahita uza hano kuri home urebe ko za message zose zahaje. Nukurikiza amabwiriza message zose urasanga zahaje. Dore ngiyi saa sita izagaruka, next schedule izagarukaho ejo saa 6:56. Murakoze gufungura ino video twabateguriye, murakoze naho ubutaha.